reka tugusuze kandi twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana wowe dukunda kandi ukurikirana ibiganiro byacu by'ivugabutumwa tunyuza kuri izi channel. Umugisha w'Imana nubaye namwe kandi ineza y'Imana ibumwe ndetse n'abanyu bose. Tugize umugisha kandi turi kumwe na Francois, ariko kandi mbere yuko twakira umukozi w'Imana muri kano kanya, reka tubabwire yuko ku bantu bakeneye sonorisation dufite sonorisation imeze neza kandi ivuga neza. Ku bantu mwamake mufite rero ibirori bitandukanye cyangwa se ahantu hari buteranire abantu mugakenera sonorisation, mutugane tubahe sonorisation imeze neza kandi ibagereho igihe. Ku bantu kandi bifuza amafoto amavideo by'ibirori bitandukanye, ubukwe cyangwa se ama anniversaire cyangwa se ibindi birori, mwese muduhamagare tubafashe. Turi hano kubwanyu kugira ngo tubafashe tubakorere ibirori byanyu cyangwa se iminsi mikuru yanyu cyangwa se ama event yanyu. Ikindi ku bantu bakeneye ama live streaming imeze neza idafite ikibazo, muduhamagare mwese kugira ngo tubafashe tubahe service nziza. Hano birahari kugira ngo turahari kugira ngo tubafashe muri izo service. Ukeneye imwe muri izo service rero aho uherereye hose duhamagare turagusanga, kandi amasaha ibirori byo byakagombye ko byifuza niko bigenda. Ukeneye izo service duhamagare kuri 0722898581 0722898581. Duhamagare tuguhe service nziza, kandi abo duha service bagenda bavuga ko bagenda babivuga, bagenda bishimye kandi bakaduhereza n'abandi. Nawe ngwino dukorane kandi urahabwa umugisha n'Uwiteka Imana. Tugize umugisha wo kubana na Francois n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi w'Imana Imana iri gukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Francois, tuguhaye ikaze. Yego, murakoze kuduha ikaze hano kuri izi kamera zanyu. Meze neza? Turashima Imana. Urukomendo nimanje kwamamaza ko no kwamamaza byari byiza, ntabwo twabona dufite ibyiza no tubihisha abantu. Ubundi ibyiza ugomba kubibwira abandi. Ugomba kubibwira abandi nabo bakaza bakirebera ibyo byiza. Wasanga nawe ujya ukeneye zimwe muri izo service ukaba utajya uduhamagara. Nese ubwo simbyumvise njyewe. Nimero ni iriya rwose. N'abantu bakeneye kwamamaza buriya ushaka kuba ukeneye no kwamamaza ibi gahunda zawe, turakwamamariza. Havuyemo kwamamaza ibyo bitari mu murongo wacu, ibindi byose turabyamamaza. Havuyemo kwamamaza inzoga, bita ubucuruzi uraza bakakwamamariza, ariko butari ubw'inzoga. Bivuze ko ntabwo tubwamamaza ko aho ngaho tuguhuza n'abandi bashobora kubikora, ariko twebwe ariko ibindi byose turabyamamaza bikagenda neza. Umeze neza ariko? Turashima Imana. Twishimiye kubana nawe muri icyo kiganiro. Natwe twishimiye kubana nawe Nepo, ndetse n'abadukurikiye mwese twishimiye kubana nawe, twari tubakumbuye kandi. Gubwa neza rero. Soza ariko soza n'abaduteze amatwi muri kano kanya. Ndabahobeye mwese Yesu nashimwe. Amen, ahimbazwe. Amen. Turabakunda ariko Imana ibakunda kubara. Amen. Twishimiye kubana Francois rero, namwe turabishimiye kandi wowe turi kubana ikitweka ko turi kumwe. Wireba gusa ngo nurangiza ugende twandike, dusigire igitekerezo cyawe muri comment, twandike muri comment, kandi none ibintu turi gukorana nabyo byishimiye byo, kandi kuri like nabyo biba byiza. Ikindi burya ufashe ikiganiro cyacu ukagisangiza inshuti zawe, ugashyira kuri status yawe, ubukozi vuga butumwa utagiye kuri kamera, kandi Imana ikaguha umugisha. Bikore gutyo kandi turabizi ko bikora, kandi uri w'agaciro imbere yacu, imbere y'amaso y'Imana. Francois, ndabona akabeho kakumere nabi, ariko komera, n'iki gihe turimo nyine akabeho kameze nabi. Ntabwo nivutse kubera ko imvura yaguye, ahubwo ndavuga ibyenda kuzaba. Abantu mbese mwaguze amakote yo kwifubika n'ingofero zo kwambara, mumbwire ko mwabiguze. Reka tugusaba usenga Imana, numara ko gusenga Imana ubitubwire neza, uduhe ubutumwa bwawe neza, ni karibu. Nagira ngo mbanze mbaza abo bantu, njyewe ndifubitse ndikwije, mwebwe mwamaze kwifubika buri byo kwifubika ko imbeho igiye kuza. Reka twisengere mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga, nshubuje abanyarwanda mwese, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, abari iburasirazuba n'uburengero bwaryo, namwe ba diaspora mwese turabashubuje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ariko rwose ndabakunda pe, kandi namwe ndabizi murankunda, ariko ndagira ngo nanone nsuhuze abantu bari ku mugabane wacu wa Afurika. Muraho neza? Amen. Mbese namwe mwaguze ibyo kwifubika? Ntabwo mbizi na mwarabiguze, ariko ukimara kumvira itangazo hatawumve uburi cyo kwifubika, kuko igihe cy'ubukonje kiraje. Reka twambuke twifatira hakurya ku mugabane w'Uburayi, twisuhuriza abantu bariyo.
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, namwe turabahobeye ni ukuri, kandi Imana irambwira ngo mbabwire ngo irabashyigikiye, mwebwe muyikunda. Amen. Reka tugende no muri Amerika tubasuhuze, hari n'abari muri Canada. Mwebwe mwese twagombye kuba tubavuga amazina, ariko ntabwo twavuga umunota tuba dufite iba ari mike, ariko turabahoye mwese muri Yesu, mugire umugisha w'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Nyaguhora ku ngoma, uri Imana yacu, uri Imana idukunda, kandi uri Imana yatwimenyesheje. Oya, nta muntu umwe wigeze kutumenyesha, ahubwo wowe waratwimenyesheje ubwawe, uratwibwira. Hanyuma umaze kutwibwira, twakuboneye mu mirimo n'ibitangaza wagiye ukora mu bantu bawe, ndetse no mu byo wagiye udukorera, natwe dufata umwanzuro turagukurikira. Niyo mpamvu rero natwe twafashe umwanzuro wo kuvuga ibyiza byawe, tukavuga n'ibitangaza byawe ukora. Rero hanyuma nongeye kwinginga ngo utwemerere twebwe twese turi hano, ari n'abagiye kudutega amatwi, gutega amatwi ibyo ugiye kuvuga, duciye bugufi imbere yawe. Hanyuma nitumara gucira bugufi, ubu kubane natwe. Ijuru n'intebe wicayeho, iyi si niyo n'intebe y'ibirenge byawe. Rero turi munsi y'intebe, turi ku ntebe y'ibirenge byawe. Niyo mpamvu tuvuze ngo duce bugufi imbere yawe. Rero niba utwemereye ko duca bugufi, unatwemerere tugire icyo tuvugira imbere yawe. Niba ubyemeye rero turakwinginze ngo niburuke ubane n'abantu bose bakwiringiye. Abagutegereje bose ni ukuri bakubone, abagushakana umwete bakubone, abafite inzara n'inyota nibaze barye banywe kandi ku buntu. Abadafite izahabu n'ifeza nabo nibaze bigenda uko nguko, ariko nyemera utambuka ugere hata ku barwayi. Ngo Yesu yamara kwigisha abantu ijambo ry'Imana, yarabagaburiraga, yamara kubagaburira ndetse agakiza n'indwara ziri muri bo. Natwe rero biko nguko tugiye kumva ijambo ryawe, hanyuma abadafite ibyo kurya ubagaburire, n'abarwayi ubakize mu izina rya Yesu. Hanyuma Yesu aho yagiraga abadayimoni barahungaga. N'ubu rero turakwinginze ngo wirukane abadayimoni bari mu isi babazereramo, babujije isi amahoro, abo bose n'ubirukana kandi ubatyaye mu izina rya Yesu. Ariko ibitavuga izina ryawe byose turabicecekesheje mu izina rya Yesu. Hanyuma we niwamamare, nushyirwe hejuru, kandi urakoze uko ubyumvise. Tubisabye twizeye ko ubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni karibu. Murakoze kuduha karibu. Nyemera mbanze mbwire wowe duteze amatwi ku Musaraba TV, ubanze mbere yo kugiye kutwumva, ubanze ukande subscribe, hanyuma ukore like na share, ibiganiro byacu bisangize. Uraba duteye inkunga ikomeye, kandi ni ukuri Imana iraguha umugisha. Hanyuma urebe no muntu none wongere ugere muri kamera yawe, urebe wandikemo Ishimwe ry'Imana TV, hanyuma ukande subscribe, hanyuma ukore like na share. Nawe uraba uduteye inkunga ikomeye, kandi uraba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kuko ubikoze. Natangiye mbabwira ngo turi mu gihe cyo kwifubika, ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Muraza kunyihanganira amagambo, kuko burya ijambo ry'Imana niryo ribanza imbere y'ibindi byose. Ibindi byose biza nyuma y'ijambo. Dusomere nanone, uradusomera muri Yesaya 48:6. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 48:8. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri koko ntabwo wumvise, kandi ntacyo wamenye. Uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane, kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. Ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire, ne kugukuraho. Dore ndagutunganyije, ariko si nk'ifeza. Nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Dukomeze. Ngeze ku murongo wa 11. Amen. Ndakeka mumaze kumva, ariko ngere dusubiremo, dusome gake gake, tugenda dusubiramo gake gake. Ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye. Ngo ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi nta n'icyo wamenye.
uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, ngo uhereye kera kose ugutwi kwawe ntabwo kwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. kuko nari nzi neza ko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. Ndagiriye izina ryiwe kugira ngo abahetse kuturakarira. Ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Ndagirira ishimwe ryanjye hanyuma nkwihanganire kugukuraho. 10. Dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza. Dore ndagutunganije ariko ntabwo ari nk'ifeza. Nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera. Ku bwanjye nzabyikorera nta muntu n'umwe uzabinkora. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Nta n'ikintu na kimwe cyatuma izina ryanjye ritukwa. Kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Kandi n'icyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Natangiye mbabwira ngo mbese washatse icyo kwifubika. Warumbayije ngo mbeho ngiriho mvuga yuko ntaje nifubitse kubera ko imvura yaguye, ahubwo naje nifubitse kubw'ibihe tugiye kujyamo cyangwa se ibihe bidutegereje imbere hariya. Ubushize nigeze gutanga ikiganiro mvuga ku bavandimwe bacu bari mu gihugu cya Tanzania, mvuga n'ibindi bintu, mvuga ngo biturutse hirya hariya mu Kagera. Abantu mwese mwagiye mutangaho amakomenti atandukanye, abandi muvugaho ukwishi gutandukanye, ariko icyo gihe nabwiraga abantu mbabwira ngo nibasenge. Ese warasenze? Ese niba warasenze Imana yakubwiye iki? Hari abasenze by'ukuri bubahiriza amabwiriza yasabaga icyo gihe, ariko hari n'abandi batabikoze. Ngira ngo mu gihe mw'iyi minsi abantu bari mu gihugu cya Tanzania murimo murabibona, hari abantu mwagiye mugerwaho n'ibibazo byinshi, bamwe mwarakubiswe murafungwa, abandi ibyanyu barabibanyaga, ariko nagira ngo mbabwire hari impamvu ibyo byose biri kuba, nuko mutigeze mwita ku byo Imana yari ibatumyeho. Hanyuma rero nanone ndagarutse, nta kindi kingaruye, ngarutse gushimira abantu mwese mwafashe igihe cyo gusenga, hanyuma muhumure mugire umugisha kandi ntihagire ikibakura umutima. Ngo abantu inzovu bazagwa iruhande rwawe ndetse n'abandi 1000 bazagwa iruhande, bazaca iruhande rwawe, ngo ariko byose ngo uzabirebesha amaso, ngo ntacyo bizagutwara, ngo kuko wakunze gukiranuka. Reka ndagira ngo mbwire abantu mukunde gukiranuka kandi mukunde kumva neza ibyo abantu bavuze. Ndabizi nubwo hari abantu benshi bagiye bapinga biriya bintu, ariko biriya bintu umuntu wabipinze wese agiye guhura n'ingaruka uri muri kiriya gihugu. Bamwe ndabizi zabagezeho, bamwe muri gufungwa, abandi muri kunyagwa ibyanyu, abandi muri mu mashyamba muri yishahisha, ariko muhumure. Nanone ngarutse kubahumuriza mbabwira ngo Imana ije kubishyiraho iherezo, ariko ngo kare cyane yagira ngo ibereke yuko ariyo yavuze kandi ko ariyo itegeka buri kintu cyose. Hanyuma rero nari ndimo mbwira abantu ngo mwaguze amakoti yo kwifubika. Ese imbeho igiye kuza murayizi cyangwa ntayo muzi? Iyi mbeho igiye kuza rero igiye kunyura mu bantu bose batandukanye. Uri mu idini imbeho irakugeraho, uri utari mu idini imbeho irakugeraho, uri umukristo utari umukristo iyi mbeho irakugeraho. Ariko saba ikote ryo kwifubika, saba ikote ryo kwifubika, hanyuma wifubike, urebe ko wakira iyi mbeho, urebe ko wakira iyi mbeho. Urebe ko wakira iyi mbeho. Ariko ibi ngibi birareba umuntu wese
uri bubyumve akabiha agaciro niwe urabona ikote ryo kwifubika. Ariko umuntu utari bubyumve, utari bubihe agaciro, ntabwo azagura ikote ryo kwifubika pe, ntabwo azagura ikote ryo kwifubika. Ariko urati cyangwa Imana ikaguha ubwenge ukagura ikote ryo kwifubika. Iyi mbeho rero ije gutambuka mu aka karere k'ibiyaga bigari, ije kuhatambuka. Umva, waba uri i Bugande ugurira ikote ryo kwifubika, waba uri Tanzania ugurira ikote ryo kwifubika, waba uri muri Congo ugurira ikote, waba uri i Burundi ugurira ikote. Oya, tambuka ujye no muri Kenya nawe ugurira ikote, urigure. Igikote rero nta handi rigurwa ku Mana. Reka ndiguhishurire, nifata ibihe byo gusenga. Bati ibihe byo gusenga, umuririmbyi yarembye aravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bijya bintaruramo umubabaro, ndetse n'imbagara zikarangira, ngo hanyuma ngo bikansubizaho Yesu ari. Ariko nawe uyu munsi uri aho Yesu ari? Ese ufashe ibihe byo gusenga? Fata ibihe byo gusenga by'iminsi 3, amasengesho y'iminsi 3, hanyuma wumve icyo Imana ivugana nawe. Amen. Iyi mbeho mvuze mu ibihugu mvuze, aho waba uri hose, waba uri umuyobozi bwite wa leta, iyi mbeho ikugezeho. Waba uri umusirikare, iyi mbeho ikugezeho. Waba uri umupolisi mw'ibyo bihugu mvuze, imbeho ikugezeho. Waba uri umuyobozi w'idini, iyi mbeho ikugezeho. Waba uri bishop cyangwa uko waba uri kose, imbeho ikugezeho. Waba uri umuhinzi, imbeho ikugezeho. Waba uri umworozi, imbeho ikugezeho. Waba uri umunyeshuri n'umwarimu, nawe imbeho ikugezeho. Iyi mbeho ikugezeho. Iyi mbeho ikugezeho. Urwego urimo rwose, iyi mbeho ikugezeho. Ugura umwenda wo kwifubika. Navuze ngo ikote ni amasengesho y'iminsi 3. Hanyuma uratareka ninjire mu butumwa neza nyirizina. Mu minsi ishize nagize inzozi. Nzita inzozi kuko ni inzozi nyine, ariko ni ubutumwa nyine. Nagize inzozi zimeze gutya. Narose umuntu acamo ibihugu byose, acamo ibihugu byose atera intambwe. Ibihugu byose arabitambuka biteramo intambwe, kandi yagendaga yandika. Amaze kwandika hanyuma aragenda ateranya imibare yose yakoze. Arangije ayirebye, mbona agize umubabaro, mbona agize n'agahinda. Hanyuma arazamuka ajya mu gihugu kiri iburengerazuba bwacu, yereka kivuga ni igihugu cyo muri Congo. Akigezemo nacyo agitera intambwe. Oya, noneho yagiteye intambwe inshuro zirenga 10. Agenda yongera asubiramo, agira inshuro 10. Amaze kubigenza atyo, ibyo yabonye byose arabiteranya arandika. Amaze kwandika, gusa n'ukangutse mbaza ibintu mbonye ibyo ari byo. Nari ndi umwanya wo gusenga, ni ukuri nari ndi mu bihe byo gusenga, nari nafashe amasengesho yari ntwaye iminsi 3, nibwo ibyo nabibonye. Nari mfite ikintu nasengeraga amahoro, cyane cyane mu ibihugu byacu, nibyo nari nsengeraga cyane. Ariko cyane noneho impangayikishijwe no gusengera igihugu cyacu kugira ngo Imana ikomeze ikirengere, iturindire inkiko zacyo. Hanyuma ibyo nibyo naje kubona. Maze kubona ibyo ngibyo, ndabaza se Imana, ibi ngibi unyeretse kunyeretse ibihugu bitera intambwe, nambonye na kiriya gihugu naho giteye intambwe ukagira inshuro 10, ibi byo bishatse kuvuga iki? Nani rambwira ngo ije gutambuka mu ibihugu byose, imvuze kandi irasoreza kuri kiriya gihugu nikije gusorezaho cya Congo. Hanyuma irambwira ngo ije mu ibihugu byose, ije gushyira buri kimwe cyose ku murongo. Kandi irambwira ngo muri mwese ngo wibwira ko akomeye, ngo ntabwo ari ukomeye. Irambwira ngo ije kugaragaza neza ko ariyo ikomeye, ngo mwebwe ntabwo mukomeye. Buri wese ku giti cye avuga ngo arakomeye, buri wese akavuga ku giti cye akomeye, ariko irambwira ngo mbabwire ngo ntabwo mukomeye. Ngo ukomeye ni Imana yonyine. Kandi irambwira ngo ije no gushyira iherezo ku matiku n'amacakubiri ari muri aka karere
kacu, ije gushyiraho iherezo kw'ayo makimbirane yaturuka kutumvikana, bamwe ngo turaba abandi ngo turaba. Irambwira ngo ije gushyiraho iherezo kw'ibyo byose, kuko ngo twese niyo yaturemye kandi twese niyo itubeshejeho. Ntabwo turiho ku bwacu, ahubwo turiho ku bwayo. Yo ubwayo yonyine niyo itubeshejeho kandi niyo ije gukora buri kimwe cyose kugira ngo yiheshe icyubahiro. Hanyuma rero irambwira ngo mbwire abayobozi bose bo mu bihugu, nabo ngo ije kubanyuramo kandi rijonjorera, ntawe uri buyijonjorera. Bitaza kugutungura hari ibyo ubonye by'impinduka bibayemo ibihugu bitari bisanzwe, ukabona hari impinduka zibayemo, umenye ko Imana yabanje guteguza. Hanyuma igeze muri kiriya gihugu cyo haruguru navuze, cyo mu burengerazuba bwacu, navuze ko yagiteye intambwe inshuro 10 zose isubiramo, irongera isubiramo. Irambwira ngo nimbwire abagituye ngo dore igihe mwaririye, ngo igihe cyo kurira ngo kirarangiye, ngo igihe cyo kurira kirarangiye, ngo ije gushyiraho iherezo, ngo ije gushyiraho iherezo. Kandi irambwira ngo iki gihugu ngo amaraso yaramenetse cyane, ngo biba indengakamere kuri yo. Irambwira ngo ije gushyiraho iherezo. Hanyuma rero irambwira none ngo mbabwire, mbwire abantu bari mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, ngo namwe ngo hari ibyo mwirengagije, ngo hari imihigo mwinshi mwari mwaragiye muhigira imbere yayo, ngo hanyuma ngo ibikoze ngo ntabwo mwigeze mubikora, ngo niyo mpamvu namwe yabaye ibaretseho gatoya, ngo ariho ngo ntabwo ari uko yabibagiwe. Hanyuma irambwira ngo mbabwire ngo nimugaruke, ngo muyigarukire, hanyuma aho mwavuganiye nayo ngo mwongere muyihasange, hanyuma igire ibindi bamenyesha. Ariko rata irongera irambwira ngo nimbwire umuntu wese uzi ko yavuganye nayo wo muri kiriya gihugu, ngo ibyo yavuze ntabwo yigeze irihindura, ngo iracyarikomeje, ngo kandi uko yari icyo gihe n'ubu ni kwita. Rero ngo n'ubundi iraje ibyikorere kandi mwigire ubwoba, ngo mwigire ubwoba. Hanyuma ndongera gukomoza hano hantu, mbwira abantu bari mu karere ka Musanze, mbwira abantu bari mu karere ka ntabwo reka mvuge ku Gisenyi ntacyo, ariko akarere ni aka Rubavu, ni akarere ka Rubavu. Mbwira abantu bakora hariya ku kiyaga cya Kivu hose, uturere twose dukoraho, ngo nimube maso, ngo nimube maso, kuko hari ibindi bintu bigiye guturika, ngo ariko ntibatere ubwoba, ngo Uwiteka arahari, niwe wenyine wo kwikorera buri kimwe cyose. Ariko kandi ndongera kubwira abayobozi, mbabwire ngo musubize amaso inyuma, ntimwite kureba hejuru hariya aho ngaho iwanyu mwicaye, ahubwo musubize amaso inyuma hasi, muhere ku karere, mumanuke mugere ku isibo no ku mudugudu, hanyuma murebe yo gitera rata. Aho gitera niho ari, ntabwo gitera yicaye hejuru aho ngaho. Aho mvuze niho ntunze urutoki, kuko niho nabonye amakuru, kandi ayo makuru yose muyakurikirane rimwe ku rindi. Hanyuma irambwira ngo hari ibimenyetso bimwe na bimwe ngo mwibaza impamvu biri kuba, mukibaza n'ikibitera. Hari ibintu byinshi biri kuba, mukumva ngo umuntu yamwishe runaka, ngo wamwishe runaka, nabisha abantu, bisha abantu, binabisha abantu, ngo ni abantu bashaka guharabika isura y'igihugu, y'abayobozi, ngo abo bantu ngo nta kindi bagamije uretse guharabika isura y'Abanyarwanda, kuyiharabika ku isi hose. Ariko Imana irambwira ngo nije kwirangiriza icyo ngicyo. Ariko irambwira ngo buriya ngo impamvu yatunze agatoki mu nzego z'ibanze, ngo nuko bose ibyo byose baba babizi, kuva ku isibo kugera ku karere, ngo ntacyo batabizi, ahubwo bagira n'umwete mukeya, nta n'icyo banakurikirana ngo kigende neza. Ngo iyo babigenze bagasanga bigeze kuri, ngo bahita babirekera aho ngaho. Ariko ngo ubuyobozi bwo hejuru nibuhaguruke bugire icyo bukora, hanyuma ngo niba budahagurutse bugire icyo bukora, ngo Imana ije kucyikorera. Hanyuma ndakubwira we, urwego waba urimo rwose, waba uri umusirikari, waba uri umupolisi, ba maso nawe, ube maso, kuko wagiye kuba impinduka mw'izo nzego mvuze.
hagiye kuba impinduka zidasanzwe kandi zitunguranye. Hanyuma rata ucungube maso nawe impinduka zitaguhindukana. Gira amahoro y'Imana. Urakoze ariko urabe waraguze ikote ryo kwifubika. Yego, Yesu aguha umugisha ku butumwa utambukije. Nta komenti twiba dutera ku butumwa, ariko umuntu ugize ikibazo atwandikiye muri komenti cyangwa ze kuguhamagara agusobanuza neza, cyangwa se muze gusengana kugira ngo byose amenye uko bimeze. Nuko bimeze, unsobanuza uransobanuza dusenga nta kindi. Nuko unsobanuza dusenga nta kindi. Yego, ubutumwa bwose waba butambukije? Ubutumwa ndabutambukije uko buri, uko Yesu yigeze avuga ngo hari impamvu yigishiriza mu migani ngo hari abahaye kumenya amabanga y'ubwiru bw'Imana. Nanjye hari impamvu bivuze gutyo, hari abantu bahaye kumenya ibyo ngibyo babyumvise. Niba utari mw'abo bantu ntabwo wamenya ibyo navuze, ariko icyampa ukaba waramenye waragira amahirwe yo kumenya amabanga y'ubwiru bw'Imana. Bisaba iki kugira ngo umuntu ayamenye? Bisaba gushikama ugatitiriza, ugasenga Imana yonyine ikakugira uwo munyamahirwe. Reka tugushimire ibyo byose abagomba kubyumva babyumvisha. Reka tugusare noneho tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu. Uraduha nimero za telefone nk'ibisanzwe, urangiza udusengera Imana. Nimero ndazitanga, ushaka kumpamagara ko dusengana nta kibazo, ushaka kugira ikindi cyifuzo umbaza cyangwa se ibindi basobanuro umbaza nta kibazo, ndahari. Nkunze kuvuga ngo mpari ku bwanyu, ntabwo mpari ku bwanyu. Hanyuma ndahari ngo ngusubize, kandi ndahari ngo usubize icyifuzo cyawe. Ushaka ko dusengana rero hari groupe tubamo, yitwa Abari mu Rugendo Rugana mu Ijuru. Ushaka kujya muri groupe tugushyiramo, uduhamagara kuri nomero 78 cyangwa ukaduhamagara ukatwandikira kuri 78 uraduhamagara cyangwa ukatwandikira. Hanyuma ushaka ko dusengana turasengana nta kibazo ku giti cyawe. Ushaka ko tugushyira muri groupe ni ukuri, kandi dusenga uko dushobozwe. Tuyisenga 3 ku munsi, saa 9 z'amanywa, saa 2 z'umugoroba na saa 9 zo mu rukerera. Rero uhitamo aho ushaka gusenga. Rero nawe ku giti cyawe nawe turagusengera, warwaye turagusengera, waba ufite ibibazo runaka turagusengera, kandi Imana ikikorera imirimo. Icyo usabwa no kwizera, nta kindi. Mugire umugisha w'Imana. François, nawe ugira umugisha w'Imana. Karibu n'isengesho. Turagushimye Mana, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakorwa. Ariko mwamenya guhora ku ngoma turi imbere yawe, twongera kwirinda ngo ineza yawe nikomeza kuba ku bantu bawe, kandi icyubahiro cyawe n'urukundo rwawe bikomeza bitugote. Hanyuma nugendane n'Abanyarwanda, ugende n'Abanyafurika, ugende n'abatuye isi yose, ugendane n'umuntu wese ukwizeye, umuyobora inzira kandi abashe gutambuka atambukijwe nawe. Hanyuma ibiteye ubwoba bya nijoro n'ubiturinde, ni na mugiga irimbura ku manywa nawe n'uturinde, n'umwambi ugenda ku manywa nawe n'ubuturinde, mu izina rya Yesu. Hanyuma urakoze uko ubyumvise, kandi urakoze uko ugiye kubana, kandi twebwe twese udushyikire kandi turwanire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego, n'Imana ibahe umugisha.